Ibanga ry'ibigize Coca-Cola ni rimwe mu mabanga arinzwe cyane ku isi mu birebana n'inganda, kubera ko ibigize iki kinyobwa gisanzwe cy'isukari byagizwe ibanga rikomeye. Abantu 2% mu batuye isi nibo bashobora kumenya icyo Coca-Cola ikozemo. Ni iki ba nyir'uruganda bayishe mu biyikoze? Ni iki cyihishe inyuma mu ibara ryijimye rya Coca-Cola? Byose ni muri iyi nkuru, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana. Njye nitwa Charles Gahigana. Iyo urebye neza ku ducupa twa Coca-Cola ntabwo hariho amakuru ahagije ku byikozemo. Uruganda rukora iki kinyobwa ruherereye muri Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari inzu ndangamurage yerekana amateka y'iki kinyobwa. Muri urwo ruganda aho asanga ahantu hari inzira cyangwa se formule ikoze iki kinyobwa, ikaba iri mu mutamenwa urinzwe bikomeye. Abasura uruganda barubonesha amaso ariko ntawe uyikoraho. Yemwe sina benshi bazi icyo Coca-Cola ikozemo bituma udukombe miliyari 2 tunyobwa buri munsi. Muri Atlanta ahari icyicaro cya Coca-Cola kiri, ikigusanganira n'ibyapa bya Coca-Cola. Umuturage uhatuye wabajijwe ibyo Coca-Cola ikozemo yagize ati, ntabwo tuzi ibyo ikozemo, nta n'ibyo dushaka kumenya, kuko bene bafite uburenganzira bwo kugira ibanga ku kinyobwa cyabo. Abagerageje gushaka ibyo Coca-Cola ikozemo nta na kimwe bigeze bamenya, kugeza aho mu mwaka wa 2011 radiyo imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangazaga inkuru itarigeze ivugwa mu mateka. Umunyamakuru w'iyo radiyo yasomye mu kinyamakuru cya kera cyane inkuru y'umugabo witwa Charles Sorta yashoboye kuvumbura ibyo Coca-Cola ikozwemo. Formule y'ibyo Coca-Cola ikozemo yayivanye mu nyandiko yanditse mu mwaka wa 1910. Yagize ati, dore iyo foto nayifashe mu mwaka wa 1979. Nari mfite inshuti yanjye yabaga muri kano gace. Yarambwiye iti, Charles, hano hari ifoto ugomba kureba. Nararebye nsanga inyandiko yitwa Botanica Coca-Cola. Yari yandikishije intoki, byagaragaraga ko yanditswe na John Pemberton. Aho nyiri kuvumbura Coca-Cola ubwe yanditse ubwoko bw'ibiti bikoze Coca-Cola ba nyiri uruganda batajya batangaza. Bityo rero mu bigize Coca-Cola yavuze ko harimo alcohol cyangwa se ibisindisha, harimo n'indimu, amacunga, acide citrique, caffeine nayo ikiyobyabwenge, noneho hakazamo n'ibibabi bya coca. Ibi bikaba ari byo bihingwamo cocaine. Ngiri ibanga ryihishe muri Coca-Cola ba nyiri uruganda batemera. Ibi bikimara gutangazwa, ba nyiri uruganda bahise babihakana bavuga ko iriya formule atari yo, kuko Coca-Cola batajya bashyiramo cocaine. John Pemberton wahimbye Coca-Cola yari atuye muri Colombia. Inzu yari atuyemo ubu ni inzu ndangamurage, aho mu 1886 muri iyo nzu havumba amacupa menshi ya Coca-Cola. Ikinyobwa kidasembuye cyaryoheraga abantu kirimo cocaine nicyo cyavuyemo Coca-Cola. Abantu bakaba barakundaga kukinywa kuko cyagabanyaga ububabare bitewe na cocaine yabaga irimo. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amashyirahamwe menshi arwanya Coca-Cola bitewe n'uko bavumbuye ibi byayo kuko yangiza. Imwe muri iyo ni Killer Coke, wahoze ari umukozi wa Coca-Cola. Yabajijwe niba hari ibintu byangiza bayishyiramo, maze atazuyaje arabyemera. Yagize ati, yego, nta gushidikanya, twashyiraga amafu mu bigunguru binini. Kuri ibyo bigunguru handitseho ko ibintu birimo bifite uburozi. Rimwe nabonye muri izo ngunguru ifunguye imbere, ibyo bifu byari byarashishutse, irangi ririho. Ntabwo wabikoreshaho intoki, ni aside ikomeye. Njye ntabwo numva ukuntu leta zikomeye z'isi zikomeza kwemera ko uruganda rukomeza gukora. N'ibintu nibonesheje amaso yanjye bikorwamo kino kinyobwa cya Coca-Cola. Ariko ba nyiri uruganda bo bavuga ko bahagaritse gukoresha cocaine mu mwaka wa 1906. Ariko na n'ubu bavuga ko hari ibikoreshwamo by'ibanga. Umushakashatsi witwa Ray Rogers yavuze ko iyi cocaine bayishyiramo kugira ngo ihe uburyohe busa n'ubusharira kandi n'impumuro nziza. Iyo Coca-Cola yicaniriye mu isafuriya nyuma y'iminota mike, usanga yamatiriye ku buryo itapfa kuva no mu isafuriya, mu gihe izindi soda zo iyo zicaniriye zishira isafuriya igasigara yera. Mu icupa rimwe rya Coca-Cola haba harimo utuyiko 16 tw'isukari. Ibigwi bya Coca-Cola byatangiye ubwo umuherwe w'umucuruzi witwa Asa Geiger yagurwaga uburenganzira kuri formule ya Pemberton ku madolari 2300. Kandra yari afite icyerekezo cya Coca-Cola kubirenze kuba ikinyobwa cyo kwinezeza gusa, ahubwo yari yarabonyemo amahirwe adasanzwe y'ubucuruzi. Yashinze sosiyete ya Coca-Cola mu mwaka wa 1892, ari nabwo iki kinyobwa cyatangiye urugendo rwo gusakara ku isi yose. Kandra ntabwo yari umucuruzi w'umunyabwenge gusa, ahubwo yari umuhanga mu bijyanye no kwamamaza.
yari ashinzwe kuzamura izina rya Coca-Cola. Mu kwamamaza kwe hari harimo no gutanga iki kinyobwa ku buntu no gushyira ikirango cya Coca-Cola kuri buri kintu cyose, aho abantu bose bashobora kugera ari benshi. Mu mwaka w'1886 nibwo hakoreshejwe ikirango cya Coca-Cola cyanditse izina ku isi yose, ari nacyo tumenyereye uyu munsi. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 haragaragaye kwaguka kudasanzwe kwa Coca-Cola, inarenga imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho yatangiriye ijya kubaka izina. Mu mwaka w'1919 sosiyete ya Coca-Cola yatangiye gukora amacupa, inashinga uruganda rukora amacupa ku bufatanye n'abandi bashoramari. Ibikorwa byatangiye Chattanooga muri Tunis. Ibi byabaye nk'intangiriro y'ubucuruzi bwagutse, byatumye Coca-Cola itangira gushinga imizi no ku isi yose. Uyu munsi Coca-Cola ihagaze nk'ikimenyetso cy'uko igitekerezo cyose gishobora kuvamo ikintu cy'akataraboneka. Uyu munsi wa none kandi Coca-Cola iri mu ruganda rukomeye ku isi, rukaba n'igicumbi cy'ibinyobwa bidasembuye ku isi, aho ibihanganye n'izindi nganda zidasanzwe nka Pepsi. Inkuru ya Coca-Cola yahurizwa hamwe mu magambo atatu: kwihangana, guhozaho ndetse n'imbaraga zo kwamamaza. Nubwo abantu benshi ku isi batavuga rumwe kubikoze muri Coca-Cola, aho bamwe bashobora kuba bavuga yuko ishobora kuba ikozwe mu burozi, mu bigize hashobora kuba harimo ibintu byangiza umubiri. Kugeza magingo aya The Coca-Cola Company ifite ibicuruzwa birenga 500 mu bihugu n'uduce turenga 200 ku isi yose. Umwaka wa 2022 Coca-Cola yagize urwunguko rwa miliyari 9 na miliyoni 600 z'amadolari. Ngibyo byo wamenya ku kinyobwa cya Coca-Cola gikunzwe cyane n'abatuye isi batari bake. Kanda subscribe niba utarayikora, ukore like, comment na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.